ubwatsi bwameze aha ngaha turi ni kuri Karongi, tujabutse kuri Karongi, aha tujabutse Bwiko, ariya makaratusi muri kubona hariya haruguru ni ahari kwa muzehe Mukarani, aha ngaha niho tugeze Abanyakarongi, uyu ni umuhanda uzamuka uja kuri Karongi Muhana, niyo twerekeje kuri Karongi gusura abaturage, nyuma y'aho batahiye uko ubuzima bwabo bwaba bwifashe kuri uyu munsi. Muhawe ikaze rero kuza gukurikirana ikiganiro mwese Abanyakarongi aho muherereye. Ku bijyanye n'umutekano mumeze gute? Umutekano twatashe turi mu mutekano twidagadura tugenda ku misozi yacu, ubu twari dusigaye duhinga, twari dukubirije guhinga cyane, twanabuze n'abakozi duhinga bituruhije nyine abakecuru tunanirwa guhinga, ariko igitangaza twahuye nacyo ejo indege yiriwe irasa hano hakurya y'iwacu, twari tumaze kumasha ngo duhunge, none se twigwaneho we ko mwatubwiye ngo niduhagarare dutahe mugatuma dutaha ngo muzatubindira umutekano nta rundi dusasu tuzumva, none aya masaha ko tuba twumva isasu tukumva drone kiratangira kuturasa, drone yarashe kirasa ku misozi yacu hatwegereye hafi n'iwacu, twari tumaze kumasha ngo duse duhambire, ubu nyine abana ko baratubwira ngo indege irarashe ngo niduhambire, natwe tugategereza turahambira reka duse dutegereza, ariko uyu munsi wa none ntaye mbabwira gutya indege ejo yiriwe turasa cyane cyane, none se dukora iki bana bacu mwe dukora iki? Twe twikorera imizigo tubarushe n'imizigo, none gane mutubwire uko tugira muturindire umutekano, nimuzega mube hafi natwe nanone ko mwabaye ibitambo byacu, nimugumega mu bitambo byacu, Yesu abafashije muri izo bitambo. Mama Kiru, urebye abaturage ba Karongi bose baratashe? Abaturage ba Karongi twari twatashe twese kubera nyine inzara twari dufite twibwira ngo twoshika twarubona utwo turya, ariko twari tumaze gutaha twese, nta muntu wo kuri Karongi wasigaye uri inyuma, twese twari iwacu kuri Karongi, turi mu bivaki iwacu twese. Mu bivaki amazu menshi yaragiye yangirika? Nta mazu dufite, ufite inzu n'umwe mu 10, nta mazu dufite, turi mu bivaki twese turi mu mahema. Ni bene aya mahema nyine twatubona? Ni aya mahema niyo turiho, niyo abantu bagwiriyeho, ni aya mahema niyo dufite, abandi bavuze n'amahema ndetse mugabo tugiye tuba mu duhema tubiri turi abagore 2-3 kubera kubura n'amahema ntayo dufite nayo. Mwihangane kabisa, zenda leta kirumva ku bijyanye n'umutekano barabumva kandi bafite icyo bari gukora kugira ngo Karongi ibeho kandi ntiyongere guhunga,
ibyo ngibyo babyumvise. Hanyuma nanone ku bundi buzima kuko mubivuze inzara, ikibazo cy'inzara, ikibazo cyo kubura ibindi, ubu ngubu se mwarimu wamusingira kunyu, agasukari, agasabune, bimeze gute? turagasingira tutagira amafaranga, ntitugira amafaranga zacu zari imyaka y'abagore, tukagurisha ku tugori twacu, udushyimbo twacu twahinze, ibigori twasize zarariwe, ibijumba twasize byarariwe, turapondekanye ndetse mu buryo tuzonarwara bwake nimutatwitaho vuba vuba. Bashize cyane, tumerewe nabi. Ahangaha twageze kuri Karongi, aho turi kumwe n'umusaza wacu muramuzi mwese. Ndagira ngo abibutse amazina kuba atamuzi, ariko kuba muzi mwamaze kumubona. Urabibutsa amazina? Yego. Kuri Karongi. Yego. Twaratewe n'umwaka, duterwa na FARDC n'Abarundi. Yego. Baradusamburira. Turahunga tugenda mu Madego. Tumaze amezi 6. None twaragarutse hano, ariko tugaruka mu matongo. Amazu yarasambutse, barayatwise, ibyo kurya barashamburiye baramara. Twicaye ahangaha, ariko kubwa nema y'Imana, si kuvuga ngo ku bwacu kurya twari dutuye, ariko amahoro yo turayafite kuko dufite abasirikare bacu bari haruguru yacu, bari kubagwanirira, bahaye batwanira. None ga uko niko tumeze, ariko turashaka ngo mutumenye, mudukorere kabisa, tubakire ibyo kurya se abaturage ko murabona babarya ibyo kurya. Ababisigaranye bari mu gufasha abana, ababisanzeho bikeya nibyo mukihamurya. Nibyo tuhaye iminsi mikeya, iminsi mikeya kuko turi benshi, n'ababisigaranye ni bakeya. None ga uko niko tumeze, ariko nta rindi jambo dufite mpungenge ndaye tugifite kuko dufite abasirikare batwaniriye. Yego. Batuye turangwa amazu niyo yasambutse, kanisa asenya ibintu. Aya niyo muri mu nyine ko nuko nimwihangane, turi mu bivake kabisa, nimwihangane kweri. Asante. None hari Abanyakarongi waramutsa? Abanyakarongi ndamukije Abanyakarongi bose aho bari hose, Imana ibafashe kandi bagomba twibuke kuko n'ibintu byose byarangiritse, kuko nabo bahaye babyumva. Imana bagasanga bahezumisha kuko bakitwibuka. Amen. Mwabyutse gute Pastor? Twabyutse turaho. Yego. Turagira ngo utangire wibutsa nk'abantu amazina, wenda hari abantu batakuzi, hari n'abakuzi bataguherutse, abo mwabanye za Byura, wowe bibutsa ku mazina. Amazina yanjye nitwa Gisabe Jonathan, ngo yo Nazari cyane niryo bazi, ariko nza nandika Jonathan. Nuko turi ahangaha kuri Karongi, turiko turashima Imana. Namwe nkuko mubona, murabona amazu turimo, amazu twasanze yarahiye, kana agahema twashinze ahangaha, ubona izo nzu turimo. Nuko ayandi yarangiritse, drone yararashiramara. Drone yararashe, n'ahangaha niho aduye yari abanzi tuharura, abo twaje turwana naho bari bacumbitse. Nukuri ko dusanga batekeye no mu masahani, nta kintu dufite uko turi gutyo. Amasahani yacu niyo bazobatekeramo. Turi ahangaha muri ibi bibazo, ariko turashima Imana kuko Imana yadufashe. Mwagarutse mu matongo yanyu? Twagarutse mu mazu yacu. Yego. Murakoze kabisa. Nta kundi n'ukwihangana, nyine ibihe byakomeje kugorana, ariko Imana irahari, hari ibyo yayitegura, n'abagira neza barahari, bari kumva aya makuru, wenda hari icyo bazafasha, ndetse na leta yacu kuri ubu kiratekereza kubaheza umutekano usesuye. Abanyakarongi kuri ubu kugira ngo mubeho, muryame, musinzire, nta kindi kibazo. Hanyuma se abantu bose baratashe kuri Karongi? Abantu bose bamaze kuza, ariko nanone twe nta mahoro dufite. Ibintu turimo kumva hano haruguru
nta mahoro dufite Mhm. nta munsi n'umwe Ibyo se ni ibiki n'imbunda? turimo kumva imbunda Mm. ntitumenye bene nyirazo nimba ari irya leta yacu ya kongo kandi hayiturasa turimo kumva ngo hari leta ngo iri aha hepfo ariko nanone ubu dufite ubwoba bwinshi kubera amabombe ayo masasu turimo kumva haruguru Hano haruguru. Mm. ibyo bintu biteye ubwoba kabisa Aho ni hano hafi za Mukoko. hano kuri mukoko hano No. kandi urabona hano no kuri mukoko ni hafi cyane Na muntu yoteri buye. n'ahandi umuntu yoteri ibuye ku bw'ibyo nta mahoro dufite Mm. yego Aya leta kirumva ako nakazi ka leta ubu ngubu ifite icyo ikora kugira ngo mubone umutekano uhagije. yego Sawa murakoze cyane ndagira ngo abanyakarongi hari salamu mushobora kubaheza uyu munsi. ni ukuri turamukije abacu bose bari batuye hano kuri Karongo aho bari na ndetse njyewe ndi mu kubazimurira ese ukundi barimo kumva ibyo turimo aba banyakarongi ko bajaga badufasha none ubu ngubu ko bacecetse kandi tumeze nabi Mhm. mugarageze gusubira kutwibuka ibintu by'ibihaye bigenda namwe wowe bereka Ko oye ko barabona. wowe bereka Ngiye ko barayibona. aka kaza biryoshye Ntibiryoshye ariko kwera. kubw'ireta yacu Mm. twizeye ko tuzongera kandi kubona umutekano tukagubwa neza Yego cyane rwose. yego Cyane. aha tugeze niho hatugejeje Yego. kandi twizeye n'ahandi dukeneye kugera kwiza hatugeza kuko itubereye maso abanyamurenge bazavuga ngo ushize ababyeyi imbere ntarinda gushyirayo akamaro Ah. twizeye kuko bacu bari imbere bazatubonera ibibazo bakabikemura Murakoze cyane pasiteri. Aha. Mwabyutse gute hano kuri Karongi? twabyutse neza nkaba nawe Je natwe twabyutse irundu kabisa ni amahoro. Ndabona tugusanze mu kazi uri mu kibanza ariko ikibanza kigaragara nkaho hari andi mazu. Byagenze gute? hano hari amazu abiri hano ubona twaye ngorerwa muri iki kibanza hari amazu abiri ariko nyine abanzi barayatwika bamaze kuyatwika turataha aho dutahiye ejo bundi tubona nta bundi buryo nta n'ubundi buzima niko kuko niko kaka kazi usanze nuko ndafata isuka n'isipahwa kugira ngo ndebe ko notunganyiriza abana kandi kazi bo bamwe imvura yaraguye yakiye ibintu ejo bundi twaranyaze Nose kuvuze nyine kwa batunganyiriza uyu munsi baho bari hehe? ubu ngubu bari mu kintu gusasa ihema imvura kirabasangamo kirabanyaze nta hantu bari turi hanze turasa n'abari hanze kabisa ubu nyine ko turarwana ku bintu ngo turebe nimba hari ukuntu twobona nyine abana kugira ngo bareke kunyagirwa buri munsi Yego yego. Hanyuma se uretse nyine birumvikana ko mu bantu bari hanze amazu yarahiye araboneka dore hari uko bimeze byabaye ahangaha tuko bararigikise mwasanzeho utwo kurya bimeze gute? twasanzeho utwo kurya duke utundi baraturiye ariko utundi twaradusanze duke ariko ntacyo tumaze kuko twagumye no gusangira n'abandi basanze ibyabo byarashize burundu murabizi umuco wacu kumeze iyo umuntu akwirukiye nawe muzamusangira kufuta uko niko tumeze kabisa uwo ni umuco mwiza cyane oya no kwihangana ni mwihangane abadukurikiye benshi ubwo ko barategera barimo bagira neza harimo n'abandi bantu bavuka no kuri Karongi baba badutegera muri kiganiro bakurikiranye uko Karongi imeze uko ubuzima bumeze bashobora kugira icyo bakora kugira ngo batabara ubuzima bw'abaturage babana kuri Karongi burumvikana ko hano hari inzara hano hari ikibazo cyo kubura amazu imvura yaguye agahira kabaye n'ubu numvise umuhindo nijoro tiwaye umvise nijoro umuhindo warabibaye kabisa nukuvuga ngo imvura igiye kugwa icyo ni ikibazo gikomeye cyane mwihangane sinzi ko hari abanyakarongi uramutse abana bahani wacu turabaramukije turabatasha kandi bamenye ikibazo twagize turi hanze Karongi yose kabisa n'abana bacu batwifuriza ibyiza turabizi yego nanone wa mutima bagira ukomeze batwibuke ndatimana bagirire neza ndagira ngo tubwire uko muzutse hano kuri Karongi no kuri Karongi turabyutse ariko iriya ruguru ko turumvayo amasasu menshi ni ukuvuga ngo intambara kandi yongeye kuba yabaye hariyo amasasu menshi cyane none byabateye ubwoba bwinshi hano kuri Karongi ntidufite amahoro kubera amasasu ntabwo asiba abanzi baguma gutera iminsi yose habe ejo amadrone yiri warasa kandi hafi n'imihana y'abaturage hafi kabisa ariko nta mahoro dufite twovuga ngo dufite amahoro ntayo dufite
oya leta kirumva ako ni akazi ka leta hanyuma se ubundi buzima aho mutahiye hano bimeze gute ubundi buzima turi aho ngaho turi hanze turi mu mazu adafatika mbese y'amahema gusa amahema gusa mbese twavuga ko ari hanze n'ayo mahema ga si mazima si imishinga y'abapokeje ngo ni utuntu mwagaye mutora twagaye dutora gusa twagaye dutakara nitwo abantu babayemo ubwo nibwo buzima bundi yaraguye ngwigwa abantu bari kwasa n'abaraye hanze ni ukuri hanze kabisa no ibyo kurya se abantu basanze utwo kurya nyuma yaho leta ya Kinshasa n'abo bafatikanyije bose abazalendo babaye muri no misozi iminsi myinshi cyane basanze barabiriye ibyo kurya barabiriye barabiriye bari bacumbitse mu mihana ibyo kurya barabirya barabimara tubayeho mu buzima bugoye kabisa namwe mubona bumeze nabi nta soko amayira aracakinze kuja kwa murima ntitugenda kuko ibitero ntibisiba biracari byinshi biracaza murakoze cyane ndagira ngo abandi banyakarongi twahageze hano kuri Karongi uyu munsi abanyakarongi mwobabwira iki abadutegerera bari hirya no hino bo kuri Karongi twababwira ngo badushakire ubutabazi badushakire ubutabazi bufasha bushobora kudufasha kugira ngo turebe kuko twoguma hano ariko bitabaye no guhunga abantu bohunga kuko badafite ikibarengera yego murakoze cyane pasiteri ahangaha mwabyutse gute hano kuri Karongi hano turabyutse tugiye ku isako rw'amasasu ya drone ubu umutekano ntiwemewe yani iwacu kuri Karongi tumeze neza muri make tumeze neza ariko twaratashe mu rugo amazu yarangiritse ibintu byose byarangiritse ntitugira isahani ntitugira igikombe ntitugira isafuriya ibyo byose ni ibintu bitugoye abantu kabisa nubwo twatashe ntabwo bitumereye neza amazu yagiye yangirika bagiye bakura imyango amazu hariho benshi badafite ibyo gukingisha abandi bagiye bubaka imiryango abandi bagiye bayasenya bakayatwika none uko niko tumeze kuri Karongi turi aho ngaho kabisa ariko amadrone ntatumereye neza hariya haruguru ko bagomba kurasa buri kanya rero ni buri munsi uri kumva kurasa gusa none ko niko tumeze niko dutuye ibyo kurya se byo mwarabisanze imirima ye ni ukuvuga ngo yarashize abantu uko bararya iki uraye imirima yarangiritse barayimaze bagiye bamwe bagiye basangaho bene tudukeya abandi batunzwe no kugenda basabiriza ubonye agafaranga agahaha ariko ku giciro gihenze ukuntu abantu bagowe cyane n'inzara ari nyinshi mu gihugu waye no kwihangana hanyuma se ciri imeze gute hano hari utwatsi tw'inka kuwayikumirije bimeze gute waye ishini ryinshi cyane itisi ryinshi kabisa inka zirahangayitse twebwe nta mvura n'iyinga ahandi inzira yaraguye ko hano iwacu nta mvura yaguye kandi usara ariho hegereye ibibira umuntu aragira ngo niyo imvura yogwa ntayo kabisa imvura yaguye mu kirundi cyose yego ariko hano iwacu ntayaguye wawe ni Paul ni mwihangane nta kundi abagira neza ko barumva nyine ibibazo murimo kandi na leta kirumva ko mufite ikibazo cy'amadrone kandi yongeye kugaruka hano hafi ariko urasa hano haruguru yanyu ariko leta hari ikizokora kugira ngo ayo madrone aveho aje kureba abaturage murakoze cyane turabashimiye niyo murakoze yego amazu yarahiye amazu atari makeya menshi cyane amazu yarahiye sinaharuye ariko ntiyobora 20 imyaka iraribwa bamwe irashira
abandi hasigara dukeya uko niko bimeze bagiye nk'imyaka yo ku rugo yose irasa myinshi n'iyariwe iyindi yagisigara mu tubande mikeya niyo bantu bagiye basanga dukeya ariko atari myinshi akarere kacu nuko twasanga kandi dusanga nyine ibintu bitari sawa hari akarere ko bamwe intambara kagatungana se amazu yararaswa amazu araraswa ibyo mu nzu barajana byose amatara menshi aragenda amarengeti aragenda amasafuriya aragenda ibintu byinshi biragenda ibintu byo mu ntambara namwe murabizi uriko urabibwira nawe urabizi neza mu ntambara ni byinshi byangiritse ni byinshi jewe ubu nta matara afite ni mukuru nta matara kwa masase byasi nkaryama ariko ibyiza gusa nuko watashe iwawe ariko ibyiza nuko naratashe kabisa ndi iwanje nta kindi ndumva ngo uboneza kuko ndi iwanje abanyakarongi baba badukurikira muri iki kiganiro urababwira iki aba imvukira za karongi zose karongi icyo nobabwira ijambo rya mbere muze mushima Imana kuko mwagarutse iwanyu abatari hano nibo mpamvu abatari hano abatari hano abanyakarongi icyo nobabwira ni ukubabwira ngo mumenye kuko turi iwacu twatashe ariko ibintu byangiritse ni byinshi nimba hari ubutabazi mwobara bwo kudufasha mwodufasha ariko turi aho ngaho tumerewe neza kuko turi mu gihugu cy'iwacu n'imisozi y'iwacu n'amazi y'iwacu ariko ibintu byarangiritse ku bwinshi ntako twabona tubabwira mwebwe ibyo muzobona mwodufasha nk'abana bacu mukadutabara mu buryo bwose bukwiriye ububashobokeye murakoze barakumvise kabisa aho ngaho bumvise karongi ahitwa ku mitingi muzehe muvunyi bimeze gute mwabyutse gute twabyutse neza uko uyuze nawe uhaye wumva bitugarije nawe ukumva izo mbunde nazumvise kabisa aha hirya ese ni Nyamabuguma muri Nyamabuguma yego mbunde nizo zitugarije kujya kumutekana ariko ubundi twari dufite umutekano mwagarutse kuva ryari muza hano twagarutse yari iminsi yawe wa munsi urayibuka aho niyo uvuga ukwezi gusa ukwezi kurarangiye turi aha ngaha nuko tugeza dusanga ibintu byarangiritse dusanga amazu yarasambuwe yaratwiswe ibigori byarahiye imirima yarasahuwe n'amazu amwe y'amajanja mugabo benshi barayasamburiwe ariko yaje basambuye yari ibiti niyo batwise ni ukuvuga ngo ni igikoni mbese ni igikoni kabisa igikoni barayitwitse ibi byose basohora mu mazu twari twataye aho matera zaragiye amarengeti yaragiye amasafuriya ntabwo tukigira amasahani yo kwa kundi akantu kose usanga barasahuye abo bose inzu zose zasahuwe hari abantu benshi baza bibaza babona amakuru y'ini wacu bakibaza ati ese abo bakora ibyo ni bande ni bande bakoze ibyo abakoraga ibyo ngibyo ni leta niho badusahura kandi yari ifatanyije n'abarundi abasirikare twabonaga twumvaga n'imvugo bavuga harimo n'abarundi iyo leta yacu ya gisegeti irimo ba mayimayi aribo bita ngo nibajya abazarendo ni abazarendo bakoraga ibyo ngibyo nibo batwikaga amazu nibo basenyaga amazu nibo basahuraga ese uko bari bafite intambara n'amazu y'iki natwe rero dutangaje ko bamaze gukombora igihugu iyo batureshaga batubwira ati mwebwe n'abasivile mutarwana ni musiri macaga muri cyane yego ariko twe babonaga umusivile bakarasa bahonika umusivile bakarasa agatakanywa bakajana ntabwo bizaduhururiza ahubwo nitwe bahigaga hamwe n'ibintu by'abaturage twahigwa ariko nta gihugu bari kubakombora n'ubu ngubu dufite intego yo gukombora igihugu ahubwo ni ukwagira ese baragikombora se cyafashwe n'abanzi bavuye mu kindi gihugu abo nda turi kutubyibazaga mwese ndi muri abakongomani twese ariko gico baza bigibisha barasa abantu gutyo barasa
baravuga ngo igihugu cya Nyarusi Kinyarwanda n'abantu Mhm. kerekaga ryavangura ngo abanyarwanda Ngo Abanyarwanda. tukabura umunyarwanda nose muri abanyarwanda tukabura umunyarwanda turimo ntabwo tuba twishakamo tukisize batiri ni muri umunyarwanda turimo mumukureho tumufate tumujane iwabo agende iwabo kuko ndetse tubwira n'abashefu ati niba ari umunyarwanda ushakwa dushaka umunyarwanda atuvemo twashaka umunyarwanda uri muri twe tukamubona. ese abarundi bo ko batuye hano ibo ntibahari abarundi baba muri iki gihugu batuye abandi baraza gukora utuzi twabo dusanzwe twa buri munsi ese ibo barahigwaga nabo cyangwa ibo bene wabo ntibabahigaga? Babahiga barahinga neza batuye neza kabisa hano turabafite abarundi bashaka ino bahinga bubaka baratuye turaturanye nabo neza. Murakoze cyane turabashimiye ndagira ngo nimba uramutse abanyakarongi baba badukurikirana muri ikiganiro. Ndiyo kabisa twishimiye ikiganiro mudukoresheje hano mudusura mureba uko twashitse nuko tuberewe n'ibyangiritse murabibonye n'ibitugarije murabyumvise. Dutahije abatwumva bose bari hirya no hino n'abanyakarongi nyine ko batwumva nabo turabatahije bo bane hirya no hakuno barashabutse no hakuno n'abari bari kiri hakurya bose turabatahije tubabwira ngo nimba ari icyo udufashaho cyoshoboka uyo dufasha kabisa ko niko tumerewe. Murakoze kabisa. Aho neza Yego mwabyutse gute hano? azutse neza n'amahoro burakeye usigize izo tugarije aha kuri Nyamabuguma nk'ayo ibyo biri aho haruguru biri aho haruguru bidukuye umutima kandi ariko ubundi twari turi aho kandi mwari mwatashe kera mwari mwatangiye guhinga mwagize morale y'igihugu mwatashe iwanyu cyane twaba duhinga baba bashaka ukuntu bubaka amazu batwitse amazu badusenyera amazu yo guteka yarahiye barasahura ibintu byo mu nzu nta kintu basize naho wagiye uhisha barabihishuye ibintu zose amasafuriya amasahani amaveri amabido nta kintu twasanze habe na kimwe twasanze zose barabijanye murabona n'amazu nyine turimo ubu nyine ni amahembe naya nyine ukuye niyo nzu mubamo nyine iyo nzu turimo ukuhayibona nyine niyo n'aya mahembe ko turabona ashaje ni ibishanyagure mwage mutora dukingiriza umuyaga tubonaho twicara dukomeze nose mukabona ko imvura nigwa aya mahembe akwera ari icyo azofasha ibintu bigoye hari n'ejo bundi yaraguye turahagarara gutya turanyagirwa irahita tukaza dupfundikira mu ziko aho dukomereza turasubiraga ngo ihite turakomeza ariko ntaco bifashije na kimwe ntaco bifashije nuko kuva mutahiye se hari imisaada mwari mwabona basi yabagira neza babafasha ibintu bijanye n'ibyo kurya n'ibindi ibyo kurya se byo hari zo muhamubona turabona ibyo kurya imirima barayiriye abo nyine badusenyeye barayiriye imirima irashira ubu ngubu turicaye nta mirima dufite nta byo kurya nta misaada iratugeraho yo kudufasha ngo tubone icyo turya n'izo kwambara n'amahuzu yaragiye izo dukorera ngo zaragiye zose nta musaada uratugeraho. Murakoze cyane reka aba batukurikiye bose babumva ndetse barimo imvukira za Karongi ko zirumva ko iwabo ataragira n'umusaada n'umwe hanyuma hagira icyo botekereza kugira ngo bafashe ababyeyi kuva aho batahiye byibuze bafashe ikintu gito gishoboka basi n'isukari ntayo murabona ntayo turabona habe nankeya oya ni sawa kabisa hari abo wibuka uramutsa ndamukije nyine abatwumva bose abakuru ba radiyo abakora kuri radiyo bose ndabaramukije n'abaturage ba Karongi ku bumwe yego abumva bose nyine aya makuru ndabaratugahije ngo batahe mu izina rya Yesu. Murakoze cyane murakoze kaka turaho ariko turi ku musozi twarahunze turahunga njyewe nsanga inzu yanjye yarahiye singira umugabo singira unubakira inzu yanjye ngire nkadisegete ngo yazanye intambara mu isi ngo araza arwana n'abantu yaje iyo bahaye barwana ariko aje iwanjye arashyika ku inzu yanjye none iyo nzu yanjye abategetsi niba ari abategetsi niba ari igisegete muzobwira akayubaka bayubake
banyubakire, ndi ku musozi nta nzu mfite, umwana wanjye baraje baramwica, isigara ku musozi ariho twari turi kumwe. None mwebwe muzi ibintu uko bigenda, muzoze munyubakire inzu bagabo ba mama, nje ku musozi ndiho. ariko se aho utahiye ibyo kurya basize urabifite kurarya iki? Ibyo kurya ntabyo, ndabirya ndabifite, nabikuye nari ntunzwe n'abangaburira, ariko ibyo kurya basanga byarasahuwe, basanga imisozi yarasambutse, igihugu cyarasambutse, njyewe ubwanje nsigaye ntunzwe n'abandi bantu, sinzigira amaboko, singira amaguru, singira honza, abandi baraja n'iyo kuri wesi bakaja gutaka. aho ni kuri wifi? Ariko njyewe simpagera ngo nje gutaka, ariko bagabo ba mama ntuje no kundondo ngo ubone n'agasukari? agasukari ngakuye ndakagura iki? Sinjayo cyawe ntumayo, uwo notumye n'uwo bamaye bishe. None turaho. Ni pole cyane mukecuru, pole kabisa. Turaho, mutwibuke bagabo ba mama, mutwibuke muze mutwubakire. Kandi imvura igiye kugwa, imvura yaguye, icyo ni cyo kibazo. imvura yaguye. Iyi niyo nzu yiwahaye avuga umukecuru mwamubona yasambuwe yabagamo. Imvura yaguye kabisa, oya ibyo birumvikanye, abantu bose ko baradutegera bagira neza, imiryango ifasha itabarira hari batabare kweri, bareba aho tugeze, bareba uko tumeze. Yego, ahangaha turi ni kuri Karongi ahitwa ku mitingi, niho twageze, turi kumwe na mucungaji wa Karongi. Twashatse kumubaza ubuzima bw'abaturage uko bamerewe nyuma yaho batahiye. Mucungaji, bimeze gute? Murakoze cyane munyamakuru, wagize neza kutugenderera hano iwacu kuri Karongi, sifashe nyuma yo wagize neza cyane, turabashimiye. Ubuzima bw'abantu aho bahungukiye, turi aho ngaho, ntaho uvuga ngo bumeze neza cyane, bitewe n'uko kuko habibona abantu bari hanze, amazu yarahiye cyane cyane imitegeko. Noneho rero abantu bagiye baba mu duhema, n'abandi ntibafite aho bari kuri icyo kintu cy'aho abantu baba, ubuzima ntibumeze neza. Aho ubuzima aho ngaho bafite utwo kurya dukeya, n'ikindi gisa n'igiteye impungenge nyuma ibibazo by'umutekano. Dukomeje kumva n'ubundi amasasu ruguru yacu n'amabomba haturikira, abantu nyine ntibamenye, bakagira impungenge wenda kuko babanzi igihugu bakongera kandi kutubuza umutekano. Muvuze ko abantu bafite ibyo kurya, ariko mu bigaragara ni bikeya. Ese abantu bose ibyo bikeya barabifite, cyangwa hari abenshi bagiye bavuga ko basanze ibyo kurya byabo nyine byarariwe bitakihari? Uko ni ukuri, ntabwo ibyo kurya abantu bose babifite. Urabizi neza ko abanzi bagize hafi amezi 6 hano mu myaka y'abantu, byinshi barabiriye. Kuvuga ngo abantu bafite ibyo kurya ni bake, ariko abandi benshi nyine ntabwo bafite. Nk'abo ngabo batabifite rero, murumva ubuzima bwabo bumeze gute? Ubuzima bwabo buragoye, bisabye ko babona inkunga y'ibyo kurya. Nabo utabagira kabisa, tunabasabira nyine ku bantu bose bashobora kutwumva, kureba uburyo bogoboka abo bantu, nta kurya bafite, nta n'amasoko, ariko nyine abagira neza babasha nyine kutwumva, turabasaba ko bashobora gutekerereza abo bantu uburyo bashobora nyine kubona ibibabeshaho. Hanyuma nanone abanyakarongi, uhereye mu hano hakurya ku ikanisa n'ahandi ku mitingi, imihana yose igize Karongi, abaturage bose baratashe kugeza ubu, cyangwa hari bamwe bakiri mu buhungiro kugeza ubu? Baratashe bose kabisa, ba Karongi baratashe bose bari. Yego, sawa, murakoze cyane, turabashimiye. Murakoze namwe. Yego.